Reka ntangire ngushimira aho waba uherereye hose yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo mu bice bigiye bitandukanye. Munyemerere rero mbashimire mwebwe muduteze amatwi, nshimira cyane by'umwihariko abantu bakanze subscribe, dusaba n'umuntu utarakanda subscribe kuba yayikora kugira ngo tujye tubasha kubana muri ibi biganiro bigiye bitandukanye bya buri munsi. Njye banyita Shibla, you have to know me and to love me, kugira ngo dufashanye no kwagura uyu muryango mugani wa Shibla Style. Nta gutinda rero ndaje duhite dutangira tuganira ku makuru y'abahanzi bagiye batandukanye. Uyu munsi nakuzaniye umuhanzi bakunda kwita cyangwa se witwa Igor Mabano. Nta gutinda reka ngaruke duhita tumurebaho byinshi birambuye. Nta gutinda rero munyemerere duhite dutangira ku muhanzi wacu Igor Mabano, nk'uko nawe mbabwiye ko tugiye kugaruka ariwe tuganuraho. Dore amakuru arambuye rero ku muhanzi w'umunyarwanda Igor Mabano, akaba azwi mu muziki nyarwanda ndetse no mu bindi bijyanye n'umuziki, akaba afite umwirondoro urambuye nk'izina ryakoresha mu muziki Igor Mabano, aho akomoka akaba ari mu Rwanda, itariki y'amavuko akaba yaravutse tariki 5 Mutarama umwaka w'1994, akaba akora injyana nka Afropop, R&B. Imyanya afite mu muziki akaba ari umuhanzi, akaba ari umuproducer utunganya umuziki ndetse na teacher yigisha umuziki, mbega muri make arawukora, arawigisha ndetse aranawukora ku giti cyiwe. Uyu muhanzi rero Igor Mabano, reka duhite dukomerezaho tureba umuziki we cyangwa se ibikorwa afite muri muzika. Igor Mabano rero yatangiye kumenyekana mu muziki kuva asohora indirimbo ye yise Iyo Utegereza, yakiriwe neza mu banyarwanda kandi iyo ndirimbo ikaba yarageze cyangwa se ikaba yararanzwe n'amashusho meza, yaba ku mbuga ze za YouTube yaprodinze ndetse n'ahandi. Yatangiye umuziki we mu muryango rero wa Kira Music, aho yagiye acuranga no gutunganya indirimbo cyangwa se imiziki yaba iyiwe ndetse n'iy'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Urumva ko ubwo yakoreraga muri Kina Music akaba ariyo Rebayo. Uyu muhanzi rero Igor Mabano yagiye agaragara mu ndirimbo nyinshi zagiye zigaragara mu muziki we. Uyu muhanzi rero yatangiye asohora ibihangano bitandukanye birimo Ndagutekereza, Back, Urakunzwe, Uwanjye, Habi Cyane, Tureta, Nukuri n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye zitandukanye. Mu mwaka w'2025 rero yasohoye remix y'indirimbo ye yise My Way, akorana n'abahanzi batandukanye harimo DT Kayzi na Steven Jabrian. Rero reka tugaruke tureba ngo alubumu ye ya mbere yari imeze gute cyangwa se yakiriwe gute. Iyi alubumu ye ya mbere, iyi alubumu ye ya mbere kabisa yise cyangwa se yegeze kwitwa Urakunzwe, yari gutangizwa ku bitaramo ariko byahagaze mu bihe byo kurwanya COVID-19. Ubwo bisobanuye ko uyu muhanzi Igor Mabano yabashije gusohora alubumu ye ndetse yari no gupresentwa cyangwa se yari guperformingwa mu mwaka w'ibihumbi 2019, umwaka w'2020. Uyu muhanzi rero urumva ko atabashije kubishyikaho kubera ko muri iki gihe cya 2019 2020 igihe kitari cyoroshye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ubwo hari hateye iki cyorezo cyiswe COVID-19. Reka tugaruke tureba imyitwarire ye cyangwa se n'amateka. Mbabwiye ko rero tugiye kugaruka tureba ku mateka n'imyigire ye. Uyu muhanzi rero Igor Mabano yize mu ishuri ry'umuziki rya Nyundo, aho yize ibijyanye n'umuziki abandi ndetse nyuma asoje kuhiga yahise abonamo akazi cyangwa se yahise aba n'umwarimu cyangwa se yahise aba umwigisha w'ibyo bijyanye n'umuziki. Mbere yo kuba umuhanzi w'umwuga yaririmbaga mu itsinda cyangwa se yakomeraga ingoma mu itsinda rya Sebeya Band, aho bavuga ko yakomaga ingoma cyangwa se nuko amafoto agenda bitugaragaza yaba ku itangazamakuru ndetse no hanze yabyo. Ubuzima bwe bwite rero Igor Mabano yabashije kuzana umugore mu mwaka w'ibihumbi 2021, akaba yarazanye umugore witwa Laurette Colette. Uyu mugore rero byitabiriwe uyu mugore rero akaba barakoranye ubukwe mu mwaka w'2021, akaba ubukwe bukaba bwari bitabiriwe n'abantu benshi cyangwa se n'abahanzi benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, yaba bo bakoranye indirimbo ndetse n'abandi bagiye bagaragara ku mashusho. Mu mwaka w'2022 rero
rero yizihiye isabukuru ye y'amavuko ubwo yagaragazaga umwana wabo w'umuhungu ku mbuga ze za Instagram. Reka tugaruke rero tureba imiterere ndetse n'imyitwarire ye muri rusange. Rero nari mbabwiye ko tugiye kugaruka tureba imyemerere n'umuziki mu Rwanda, cyangwa se avuga ku bijyanye n'u Rwanda mu kintu kijyanye n'umuziki. Mu kiganiro yagize Iguro yagaragaje ko asanga umuziki nyarwanda ufite ibibazo byinshi mu rugendo rwo kuzamuka ku rwego mpuzamahanga, kandi agifite icyizere cy'uko bizagenda neza mu myaka iri imbere, cyangwa se uko bizagenda bikemuka uko iminsi igenda ishira, ugereranyije n'uko uko bigenda bitera imbere, cyangwa se umuziki w'u Rwanda ugenda uzamuka umunsi ku wundi. Uyu muhanzi rero abantu bakaba abenshi bakajya bibaza ngo izina rye nyakuri cyangwa se real name ni irihe. Uyu muhanzi amazina ye nyakuri yaba yariswe na iwabo ni Mabano Iguro. Urumva ko ni rya zina n'ubundi yafashe rigahinduka akaricurika, kuko mu kinyarwanda iyo ufashe izina ukarihindura, cyangwa se ahari hari rimwe ukwakira irindi ryari ukashyira rya rindi rya mbere, uzasanga biri kugorana cyane se, cyangwa se uzasanga ubusobanuro biri kugaruka buri kugorana. Niyo mpamvu nawe iwabo amazina bamwise nyakuri ari Mabano Iguro, then noneho izina akoresha mu muziki akaba yariyise, cyangwa se akaba yarirahinduye Iguro Mabano. Mu muco nyarwanda amazina ashobora guhindurwamo uko akurikirana, ariko ntabwo ashobora guhindura ubusobanuro. Urebye ubusobanuro cyangwa se nicyo bari gushaka kuvuga ni kimwe, yaba we ndetse n'abari mwise. Dore andi makuru rero ku muhanzi wacu Iguro Mabano, cyangwa se Mabano Iguro mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe atari ku rubyiniro, Iguro Mabano ni umuntu utuje, ukunda umuryango n'umwuga we, kandi akunze kwirinda ubuzima bw'imyidagaduro irenze urugero. Nubwo ari icyamamare, akunda kubaho mu buzima busanzwe bw'abantu benshi. Ibyo akora mu buzima busanzwe, uretse kuba ari umuhanzi uririmba, Iguro Mabano akora n'ibi bikurikira. Uyu muhanzi rero Iguro Mabano hejuru nababwiye ko akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho yize ku Nyundo, yize ibintu byinshi, aho yakomaga ingoma, akaba ari umuproducer rero mu buzima busanzwe se, cyangwa akaba atunganya indirimbo music production, haba iz'abandi ndetse n'indirimbo ziwe. Uyu muhanzi rero Iguro Mabano yagiye akorana n'abahanzi batandukanye bo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Akunda umuziki utuje ufite ubutumwa, cyangwa se akora umuziki utuje ufite ubutumwa mu njyana ya R&B ndetse na Afropop. Umwigisha w'umuziki cyangwa se music teacher, yize ishuri ry'umuziki rya Nyundo. Nyuma yo kwiga yaje no kuba umwarimu w'umuziki, yigisha cyane ibijyanye n'indirimbo n'ibikoresho by'umuziki. Afasha urubyiruko rufite impano mu muziki kurushaho kuyihukuza cyangwa se kuyizamura. Umucuranzi rero musician instrumentalist, uyu ni umwe mu bantu bameze nkaho se bacuranga cyangwa se bakoma ingoma. Yize ishuri ry'umuziki rya Nyundo. Nyuma yo kwiga yaje kuba mbabwira ko uyu ari umucuranzi w'umuziki mu Rwanda ndetse n'ahandi. Azi gucuranga ibikoresho bitandukanye by'umuziki, cyane cyane ingoma nka drama. Yigeze kuba mu itsinda ry'umuziki ryiswe Sebeya Band. Ubuzima bwe bw'umuryango, ni umugabo wubatse ufite umugore n'umwana. Akunda kugaragaza ko umuryango ari ingenzi cyane kuri we. Mu buzima bwe busanzwe umwanya munini awuha umuryango we ndetse n'akazi kiwe. Imiterere rero cyangwa se imitekerereze n'indangagaciro kuri uyu muhanzi wacu Iguro. Uyu muhanzi rero Iguro Mabano ni umuntu ukunda gutekereza mbere yo gufata icyemezo. Yemera ko umuziki ugomba kuba ufite ubutumwa, isuku n'icyubahiro. Akunda gukora ibintu bifite ireme kurusha gukora byinshi bidafite aho biganisha, cyangwa se bidafite icyo bisobanuye.
intego ze mu buzima busanzwe guteza imbere umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga, gufasha no kuzamura abahanzi bakiri bato muri muzika nyarwanda, gukomeza guhuza umuziki n'ubuzima busanzwe family and career balance. Mu magambo make rero Iguroma abantu si umuhanzi gusa ahubwo ni umwigisha, umutunganya umuziki, umubyeyi n'umuntu ni umuntu uharanira iterambere ry'umuziki mu Rwanda. Murakoze rero mwebwe twabanye muri iki kiganiro, mboneraho no kubashimira wowe yaba ari we twatangiranye, yaba ari wowe wahereye hagati, turagushimiye kubw'imbaraga cyangwa se kubw'inkingi uteye kuri iyi YouTube channel yacu ariyo Shibra Style. Nje banyita Shibra, you have to know me and to love me, kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bindi bigiye bitandukanye. Nkwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Murakoze cyane, murakagira Imana n'ibintu.